Amahoro ya Kristo abane natwe, kandi Imana ikomeze itwishimire. Mbazaniye message ivuga ngo dukunde kwihangana. Topic tuganiraho, dukunde kwihangana. Ndaza ku ruhande mvugaho cyane cyane abakobwa bashiki banjye, ni mukomere kandi mukomezanye. Ndabasuhuje Yesu ashimwe. Amahoro y'Imana n'umwuka wera wayo bibe muri mwe. Hari umwana w'umukobwa wakundaga Imana, akunda gusenga, arasenga agasenga ahagarara ku isezerano Imana yamusezeranije izamugirira neza. Uko yasengaga Imana yageraga ikamubwira ati nzakugirira neza mwana wanjye, humura ndi kumwe nawe. Uyu mukobwa, iyi ni inkuru ngiye kubabwira y'uyu mukobwa. Bashiki banjye mukomere, kandi ndabasabye munyumve neza, munyakire neza mwibi ngiye kubagezaho. Uyu mukobwa akomeza mu gusenga kwe Imana, yabaga mu mwanya umwe afite ibyiringiro by'uko hari igihe kizagera Imana ikamutabara. Yari afite urugamba rwo kurwana, urugamba yarwanaga narwo rwari urugamba rwo kuvugwa. Yaravugwaga cyane. Uzi ikigeragezo cyo kuvugwa mwene da, kiragakubitwa n'inkuba. Imana izakikurinde, ariko nanone ukiri muri iyi si kuvugwaho uzavugwa. Nje niko nabivuga. Yaravugwaga cyane, aravugwa kweri. Avugwaho iki? Ngo yarari mu myaka y'ubukure, nta mugabo arabona. Yaragiye agera mu myaka 29, arazamuka agwa mu myaka 32, nta fiancé, nta mukunzi, arabona umusore. Kandi uko asenga Imana ikamubwira ngo mwana wanjye, ubukwe nkukoreye ubukwe, ati ndaje nkugirire neza nkukoreye ubukwe. Umukobwa akaguma kuri iryo sezerano, agasenga Imana, akomeza akayubahisha, akitondera amategeko yayo. Muri we akagumana ibyo byiringiro. Abamuvuga baragumye baramuvuga, ariko we ntiyabyitaho. Arakomeza atumbera umusaraba gusa, amaso akayahanga mu ijuru. Imana, hari icyo wavuganye nanjye. Umukobwa aragenda agera mu myaka 42. Agera mu myaka 42 akifite bya byiringiro ko hari icyo Imana yavuganye nawe. Suko urubyiruko rw'abasore rutajyaga ruza kumutereta, barazaga, ariko abaje bakaza ari babandi b'iki gihe. Nawe urabumva, umukobwa yabareba akabona bafite undi mwuka uri muri bo, kandi ubagenza utari mwiza. Abakabihorera, agakomeza agasenga, ahubwo akajya cyaha iyo myuka mibi izimwishushanyaho. Yaragiye, imyaka irakomeza iratambuka, agera mu myaka 45 akiri umukobwa. Umwaka 45 akiwutangira, yaje kubona umusore bakundana. Abona umusore bakundana uri mu ijambo ry'Imana, umusore ukijijwe, wubaha Imana, uhindishwa umushyitsi n'ijambo ryayo. Nk'uko Imana yari yarabimusezeranyije, uyu mwana w'umukobwa wakomeje kubahisha Imana, akirinda kwinyanyagiza, akagumya guhagarara ku cyubahiro cy'Imana no ku mubiri we, akanga kwitesha agaciro, agahagarara no ku cyubahiro cy'umuryango we,
yavukagamo akanga kugitesha agaciro, ibyo bintu byonyine Imana yarabimukundiye kurushaho, maze imusohoreza ibyo yaramusezeranyije. Kandi ni nako biri, icyo Imana ivuze burya iragisohoza. Umwana w'umukobwa yaje gukora ubukwe buba bwiza, abantu barabutaha, Imana imukorera ubukwe bwiza butangaje, aragenda maze Imana imugirira neza, imuha n'urubyaro. Imaze kumuha urubyaro, imufungurira n'amarembo y'amahahiro. Ubukwe bwe buba bwiza, urugo rwe ruba rwiza, abyara abana, b'abana bamubera abana beza b'umugisha. Ibyo byose byavuye mu hehe? Byavuye mu kwihangana, byavuye mu kubahisha Imana, byavuye mu kwitondera amategeko yayo. Mushiki wanjye, nanicatse kubwira iki? Nubwo ubona uri mu myaka igaragara nkaho ari y'ubukure, utarabona umugabo, utarubaka urugo, reka kwiheba. Tegereza wihanganye, uwawe arahari. Ni ukuri, nta kigabo kitagira ikigore cyacyo, nta n'ikigore kitagira ikigabo cyacyo. Buri nkweto igira ikirenge cyayo. Ihangane, igihe nikigera nawe uzabona umugabo wawe. Umugabo wawe arahari, ahubwo wowe icyo usabwa ni iki? Kwizera, senga, ubaha amategeko y'Imana. Imana utegereze wihanganye, nawe iraza ibigenze neza. Nawe rega urugo rwakubera. Imana izakubakira urugo, ariko byose bivuye mu gutegereza wihanganye. Kandi ube maso, wirinde ibiza bigumya kukwishushanyaho. Hari ibiza byiyambitse uruhu rw'intama, kandi imbere ari amasega. Nk'ibyo byazaga byiyoberanya k'uyu mwana w'umukobwa mubwiye haruguru. Tegereza wihanganye, nawe ibyawe Imana iraza kubigenza neza. Yohana ibice 15 umurongo waho wa 5, Bibiliya iravuga ngo iki? Twumve ijambo ry'Imana uko ritubwira. Handitswe ngo, ninjye muzabibu, namwe muri amashami. Uguma muri nge nanjye nkaguma muri we, uwo ni we wera imbuto nyinshi, kuko ari ntacyo mushaka gukora mutafite. Ndasubiramo, ninjye muzabibu, namwe muri amashami. Uguma muri nge nanjye nkaguma muri we, uwo ni we wera imbuto nyinshi, kuko ari ntacyo mubasha gukora mutafite. Nshuti yanjye, nuguma muri Kristo, nawe akaguma muri wowe, amagambo ye akaguma muri wowe, akaba muri wowe, ndakubwiza ukuri yuko icyo uzasaba cyose uzagihabwa. Imana ikomeze kugirire neza, kandi ukomeze ugubwe neza, ugire ibihe byiza, ibihe byose ukomeze ugire kwihangana. Nawe ubukwe bwawe burahari, Imana izagukorera ubukwe. Wowe gira kwihangana kandi ugire kwizera. Ni ukuri Imana izagukorera ubukwe kandi bwiza, bikurenge, bigushimishe. Imana uvuga uti koko nabonye ukuboko kw'Imana. Gusa uzibuke gushima Imana nyuma yo kuba Imana igukorera igitangaza, ikagukorera ubukwe bwiza nk'uko wifuza. Erega mu ijuru nawe ibyawe barabizi. Imana ikurinde kandi Imana ikomeze kwishimire. Gusa ukomeze ugire kwihangana. Niyo ntwaro ya mbere neshereza umukristo mu rugendo, akabasha gukomeza kandi akabasha no gukomera muri iyi si. Ibihe byiza, Imana ikurinde.